ibintu byo ndabirambiwe aho nahereye ndategereza ngazaza nshaka umugabo umunsi ndabona igisubizo ye ngombe ngereye mubona ndamubona kandi namubonye arazanye mu kuboko kw'iburyo araje miranzanye munsi yampaye umutunga mw'iburyo hama inzuzi zera mu mutunga mimaze bazaza cyo ngaho bazane Mana y'u Rwanda dore akagakorwa dore akagakorwa ndakubwiye ngo winjire cyo mumbure nyagasani ntabwo ngaho tangira ugendesha amavi ubaha abakurambere murakoze nyagasani dore ese muri kuntera ubwoba icara ahangaha urambireze ngaho uragenzwa n'icebwo tubwire ibibazo byawe abakurambere babisubiza rwose muganga ubu ndeba maze igihe kinini ndwaye urwaye iki nako nyine ndabuze umugabo dore ngize imyaka 35 yose nta mugabo ndabona wabuze umugabo ukibona uri umugore rwose ntabwo ndi umugore wakana umugore aragaramaye ngarugarama turebe kubona uri umugore bimeze bite oya rwose ntabwo ndi umugore ngaho tanga imbuto zawe cira hano 3 ongera hari icyo mbonye harimo umutuku umutuku ariko turawukuraho abakurambere bambwiye ko hari ibyuma gakondo ufite urabifite ibyuma harimo n'iby'ikoranabuhanga washyira hano vuba ibyo ufite byose nibisa mfite mu ntoki randika hano Mereza cyangwa kuramo niyo saha mwakira rwose nshaka kubona umugabo gira bwangu umugabo uramubonye rero yego urabona aka gasaraba karimo aho ugiye gutaha utareba inyuma yego nugera hano mu mayira abiri uri buze gukata mu kuboko kw'iburyo umusore murahura wambaye ipantaro y'ubururu n'uwo nguwo niwe mugabo wawe hanyuma rero bawitonze gato mbere y'uko ugenda aka ngaka bakita umukundi muzagira abana bangana n'aya mababa yako hanyuma aka ngaka akanako kugira ngo muzatunge mutunganirwe ugomba kugataha mu marembo y'inzu yawe aho utaha ku buryo abagome batazagushobora Hakurukuvira naraguye nambaye ishapure ariko ntayanda nta kibazo isaha nyimukuyeho niba mbimukuyeho bizaza nyakugira Imana
wihera ibyo bintu wa mugore nakuje buri munsi guhora uku ayo mabuye yavuye ayo mabuye ubwo ziyaturuka sha mu bwana cyawe utangiye kugira mbyimba n'umuntu mubyimbana cyo kuba nk'ubuye nkoze icyo cyaha uri kunera itaka mu biki gira ku urujyana ruguru ubusaje kuryama ngabuza uryama nakubwiye ngo ujyana ruguru ariko singaho barakuruzi uyu ni umugore ni sefu ni aho ukoze ubwenge ukoze ngeso zanira kakwago ngaho nzanira kagacuma ho gatoya dore ngaho kira wigize batari impamvu ubwo kubura byari kugize biki uyu mugore ndamutuma inzoga kandi iki kintu uranze n'igicuma ngo ngiye kenye akose ntabwo ntumye igicuma kiri mu busasi barakuruzi nese bagira ngo ngire bapfuye uhagaze inzoga sura y'imikagaruka genda uzana inzoga wagitera nonse mwazamukura nk'aya matwi amajigo kamukaragaho gato kamukozamo nk'ibice ebyiri umugabo nashakaga naramubonye ariko rero ingeso ze afite ntabwo zo nazihanganira pe kansuye kuri wa muganga wamfashije kumubona amfasha amena umuti wo kumucisha bugufi ajya nanyibona hari numva ngo ni karya ukumve hari numva ngo nicishwa aha agomba nk'umwe muri bo ndebe ko byamfasha nabyo reka ngenda ariko reka ngende uyu mugabo igihe yantesheje umutwe reka nze nkamushyiramo byose ni hahandi wenda agasuzuguro afite kashira yarabona ngiye kubigatuburoza kandi ntamva ko bwakoze nze mushyire ibyo yigeze sha Mujye ariko bakuboheye ubu ukiri mubi gera skate ibirenge amahane yabangana umunsi ubu nari nizera amahane umugabo agira amahane abaho umugome wabo akesha imana inyana yimuka nkwereke mujye ni icyo umpaye ngaho da ihumura humura komera ariko kanya mwisigo rero ugenza uzaza kandi ngwino ujya gutana mu munaniro azize iki ngwino gera kubisurebe ariko mana ese ibintu bigenza gute abaye iki ndebera nawe ngo ndebe matabi baye yagenze ubu nanjye rwose ntacyo kuvuga mfite mbibonye oya reka turebe uburyo tugenda ariko nta muntu mukuru muri iyi kayise twamaze nibutse muzeru rwabo kwisi shana ndamwibutse reka muhamagare mbangukira gutabara itarahagera rwose rwabo kwisi numwe wahehe komera muzehe komera cyane dore ibibazo bingwiririye umuntu wanjye arapfuye dutabara rwose ngirira impuhwe banguka ndebere uko bigenze gera hano irukanka tegura ibintu uri kubitwara gake reka nze ndebe reba ariko ndabona kandi ntitwatire kumwe ari muzima cyangwa nibi bimwishisha oya ese ntasanzwe abinywa rero umenyereye ko ababyita rero oya ibasanze abinywa ahubwo azize iki ubundi katajya gapfuye ngaha nebura ni mwatana agatemba mu myaka gomba katajya gapfa umusaza wageze ko namuhamagaye kumwe reka nongere komera Christian we
komera rwabukuru muraho ndebera murumuna wanjye arapfuye azize iki ntabwo mbizi nanjye bampamagaye none haraye ngiye mu kazi ndebera nzogera yirenze da byarangiye yewe we ndebe nta kundi byarangiye da reka nze rero kubera ko ngiye mu kazi ubu kazi nyine byarangiye kapfuye nta bintu byo kugasubiramo reka nkohereze udufaranga mwe mushakira isanduku ngiye kubwira abayobozi reka nshyireho ibihumbi 200 warya bakatangaye reka nshyireho 500 nshyireho 3 urenzeho nayo gukaraba ayo gukaraba ayo gukaraba ariko ntabwo hazanye gukaraba dukaraba nyuma dusi wayashirireho rimwe kugira ngo ushyireho 500 ngira nimero zawe ndayifite ngira nimero zawe simukadi 078 000 yego aha nshyizeho 500 ubwo ibindi binkurikiranire ndaje ngiye gushaka umuyobozi kumushingura niwe muntu mukuru nsize hano ndabigushima aho yahumure fasha madam iyo mihango ndayimenyereje dukoresha aya mafaranga tugiye kuyakenerera hari abapfu beza uyu mupfu afite amahirwe 500 ngiye kuguha 100 sibyo n'uyu ndamuha 100 none ntacyo reka nkwereke ngiye kuguha 5,000 n'uyu muha 5,000 kubera yuko ari njyewe uzanye igitekerezo ndajyana 1,000 bisigaye 200 se ayo gukata ntacyo ni igishoro kigaragara Umva ko nawe wacu yaguze imodoka yabura. Yopfye natwara mwana Kandi wapfuye? nezuzuza tubona muragabana n'igihumbi Oya. muragabana igihumbi ntundi se umuntu wapfuye aragabana reka mwabura ko nta waje ndi muzima coco No kwitabaza uyoboza z'umuco ntabwo ari mwiza. umuntu mugari ipfi uri Mbese ko ntacyo bitwara birarangiye. none isoti gukikoze ingofero nta nama ariko turayagabana